ngaha turaje Nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure. Imana iradukunda, igiye kutugira neza ahangaha kuri buri munsi kubera impuhwe zayo. Tubahaye ikaze mwese abari muri paruwase ya buri munsi, mukomeze mugubwe neza, mumererwe neza, tubane na Nyagasani twese ahangaha. Paruwasi duhuza abari kure abari hafi, twese tugahurira ahangaha. Tuje muri iki kiganiro Nyagasani duteguriye, kamwanya ndi kubuzi kubabwira intego yacyo nuko cyitwa. Mbere ko kubabwira intego y'iki kiganiro, ngiye kubanza gushimira. Ndashimira muri rusange abantu mwese abayoboke b'Imana duhurira ngaha kuri buri munsi muri paruwasi ya buri munsi. Ngashimira by'umwihariko abapadiri bajya bangira inama cyane cyane muri comment, bakajya n'uburyo babyandika bangira inama ikitagenze neza, bakambwira bati kiri ikigore kuno na kuriya. Ibyo ndabishima rwose, murakoze. Ubundi niboneka rimwe kubona nk'umuntu w'umupadiri uwihaye Imana, umubikira, umufurere, umupadiri, bafata agahe kabo bakandika, wenda bagira akantu bagiye gukosora, bagira akantu bagiye gutenga neza, gushyira ku murongo, bakabagira uburyo babikubwira. Burya niboneka rimwe birashoboka ko biterwa n'imirimo myinshi, cyangwa bigaterwa wenda n'ubutumwa bwinshi, nabyo birashoboka. Ariko hari n'abandi bavuga bati mbo izina ryanjye ritaza kugaragara ahangaha, ifoto yanjye itaza kugaragara ahangaha, ubwo nabwo ni uburyo bundi bwo gukora ubutumwa. Ariko nanone nubona uwashyizeho komenti, uwashyizeho komantere, wikirije ijambo ry'Imana, ntukamutera ibuye. Nubona hari uwashyize ifoto ye ku rubuga akayishyira kuri profile yiwe, cyangwa akajya n'ubundi buryo bwose agaragara, nawe ujye umwubaha. Buri wese afite uburyo agaragaramo. Burya mu buzima haba hari ibitagenda byinshi, ni ngombwa ko bikosora kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, dutangaze neza ijambo ry'Imana uko bikwiye. Ndabashimira rero abamfasha bose, ngashimira rwose abangira inama uko ngomba kugorora ibintu, kuko simplement subuko que je suis ntabwo nize cyane, ariko mba nifuza ko hari cyakwiyongera ku byo nzi. Rero ngiriye ubuntu ukambosora, ukambwira akantu gakosore, ndabikunda cyane. Byumvikane haba hari n'ibyo ntashobora gukosora, nabigerageza bikanga gukosoreka, nabyo no kujya munyihanganira ukambabarira. Rero padiri wihaye Imana, ntukagire ikimwaro, ntukagire isoni zo kunkosora. Erega ubundi iki gihe hanga kuri buri munsi wagombye kujya wibaza uti, ariko ubundi iyi paruwasi ya buri munsi ni uruhe ruhare rwanjye nk'umukristo ko kuyirimo? Ni uruhe ruhare rwanjye mu kugira ngo itere imbere? Icyo kibazo ujye ukibaza. Ni uruhe ruhare rwanjye mu kubaka iyi paruwasi ya buri munsi? Ni uruhe ruhare rwanjye nagira mu iterambere mu kubaka iyi paruwasi ya buri munsi? Abantu benshi icyo kibazo ntabwo bajya bakibaza, ahubwo hari n'igihe uri kugunira mu mutima wibaza ukuntu iyi paruwasi wayisenya. Bakristo bavandimwe, gusenya aho kubaka, ese koko uruhare rwawe ni urwo gusenya cyangwa no kubaka? Mukristo muvandimwe, humura amaso, ujye ureba kure, maze ko kugeze kure amaso yagere ku Mana. Ariko kuki aho kubaka wasenya? Nyaboneka nanjye mujye musabira kugira ngo twubake aho gusenya. Nyagasani abari dukoresha, tugendane na Nyagasani, kuko Nyagasani ubutumwa duha ntabwo dutuma gusenya, ahubwo dutuma kubaka. Natwe tukagira uruhare. Nagira uruhare gute kugira ngo ingoma y'Imana yogere, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hose kandi rikabageraho buri munsi? Uruhare rwanjye, urwawe, urwanjye, mbone no gusaba n'imbabazi. Hari aho ntajya ngera, hari n'ayo mfite, bishoboke ko hari n'iz'ururimi, n'izindi mbaraga nke ushobora kumbonamo cyangwa Yezu yambonamo. Nawe ujye usabira Nyagasani akomeze adukoreshe ugushaka kwe. Bakristo bavandimwe, mbahaye ikaze, nimwishime munezerwe, buri wese koko agubwe neza kandi anezerwe. Nyagasani yaduteguriye ikiganiro kiryoshye cyane, kitwibutsa ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke, ariko kuba Nyagasani yagira icyo gushinga ntabwo ari uko uri igihangange, ntabwo ari uko ari wowe ukaze cyane, ntabwo ari uko wize amashuri akomeye cyane.
ntabwo ari uko ukize bikomeye cyane, ahubwo umubyeyi n'impuhwe ze. Na niyo mpamvu tujya kuganira ku kiganiro cyo kutirara, uzirikana ko Nyagasani ashobora kugushyiraho afite n'impamvu yagushyizeho. Ikiganiro cyacu kiraza kwitwa iyo uzi ko utwaye umukiro uritwararika. Iki kiganiro mwese mbatumiyemo kugira ngo tuganire, iyi conference, iki kiganiro mbatumiyemo kugira ngo tuganire. Iyo uzi ko utwaye umukiro uritwararika, urigengesera, ugenda koko utuje. Aha n'ikinyuranyo kirashoboka. Iyo uzi ko utwaye urupfu cyangwa ubukene urihuta, akajya bindi ngo ntawihuta nk'uwayobye. Iyo uzi ko utwaye umukiro uritwararika. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusobanukirwe n'umukiro icyo ari cyo, le salut. Ese umukiro ni iki? Umukiro mu ijambo rimwe ni ihirwe, ariko ihirwe rishobora kuza kubiri. Hari ihirwe ry'iyi si, rya rindi ushobora kubona ibintu byinshi cyane, ariko bya bindi byihuta bitaramba. Uko no kwihuta nyine kaho ndi wayobye, ugasaruza ibishashagirana byose. Zirikana ngo ibishashagirana byose si zahabu, ariko ukaza kubagirwa ko nyine biza kurangira biri kuyoyoka. Nguwo umukiro w'isi, ihirwe ry'isi. Naho umukiro uramba ni umukiro nyine w'ijuru, aho bya bintu kuko bishobora kudutinza, tugatinda, ariko amaherezo tukazagera ku ihirwe nyakuri, ihirwe ry'ijuru. Rero tujye twibukiranya ko twese turi aha ngaha ku mpamvu y'ihirwe ry'ijuru turi gushakashaka. Ngo umukiro tugomba gushakashaka buri gihe cyose, ugahora ukoma agatima ku ngoma y'ijuru. Ndahangaha kubera iki? Kubera ingoma y'ijuru. Impamvu wageze muri iyi paruwasi ya buri munsi ni ukuri gushakashaka ijuru. Uba atari ijuru ushaka, jya numva wasohoka, kuko turi hano nk'abanyabyaha tuje gushakashaka Imana. Turi hano nk'abantu narigiye kuvuga batari bazima, turi gushakashaka ubuzima, umukiro. Kuko nyine utwaye umukiro, iyo uzi ko utwaye umukiro urigengesera, uritwararika. Nawe rero ndagusaba kwitwararika. Umuntu utwaye umukiro arangwa n'ikintu kimwe ngiye kubabwira, arangwa no kwihangana, kutivovota, arangwa no gutegereza ugushaka kw'Imana. Muri aka kanya hari urugero rwiza tuza gufata rwo muri Bibiliya, uza kudufasha ko kureba umuntu wakira umukiro w'Imana akagumana igihe kirekire. Nawe ubizi, biza kugera igihe koko atangaza koko ko ari Imana koko yarimuhaye uwo mukiro, akaba yaritwararitse. Nanjye kuvuga kibombarika, bikaza kugera igihe koko uwo mukiro usohora ugaragara. Iyo uzi ko utwaye umukiro urigengesera, uritwararika. Urwo rugero nta rundi rwa Yozefu wahangayitse akagoka, bakamugira nabi bikomeye cyane, ariko akaza kugira ate? Yozefu akaza koko kugaragaza ko Nyagasani yamutumye. N'Imana yamutumye nga kugira ngo ko aramira ubuzima bw'Abayisiraheli. Yozefu rero tumuzi nka mwene Yakobo by'abana 12. Ngo rero Yozefu urugero tujye gufatira koko nk'utwaye umukiro, aho ugomba kwitwararika. Mubyeyi, uzi ko ba Yozefu ari benshi, na n'ubu baracyahari. Urugo rwose burya ngo rugira Yozefu, kominota yose burya igira Yozefu, umuryango wose ugira Yozefu, gurupe runaka yose igira Yozefu. Urugo rero rufite Yozefu, umuryango ufite Yozefu, kominote religieuse bifite Yozefu, paruwasi bifite Yozefu, diocese bifite Yozefu, igihugu kigomba kuba gifite Yozefu. N'isi huzuye ba Yozefu menshi cyane. Ese mubyeyi, muri zo groupe zose tumaze kurondora n'izindi nyinshi cyane, urimo nka Yozefu? Ujye ubonamo Yozefu muri groupe yawe? Niba ari wowe ukora iki? Ese nawe uzi ko utwaye umukiro, kandi ko umukiro ugomba kwitwararika kugira ngo uzawushyitse neza? Aha, kugira ngo turangamire ba Yozefu kandi tubakurire ingofero, reka tuzirikane ijambo ry'Imana ritwibutsa ko hari ibyo dutwaye, ariko tugomba no kwitwararika nanone. Ijambo ry'Imana tujye kwakira turisanga muri 2 Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 6 kugeza ku 18. Wakire umukiro w'Imana maze witwararike, kuko Imana yivugiye iti urumuri rwakire mu mwijima, niyo ubwayo yamurikiye mu mitima yacu ngo tumenye ikuzo ryayo ribengerana ku ruhanga rwa Kristo. Ariko uwo mukiro tutwaye mu tubindi tumeneka ubusa, bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana aho kutwitirirwa. Baraduhutaza hirya no hino, ariko ntidutembagara. Turugarijwe ariko tugatambuka. Turaburagizwa ariko ntidushyikirwa. Twatuwe hasi
ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo kugira ngo n'ubuzima bwe bwigaragaze mu mibiri yacu. Nubwo turi bazima bwose, duhora tugabizwa urupfu, duhorwa Yesu kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu y'imfabusa. Twebwe rero ariko urupfu ruratubungamo, naho muri mwe ubuzima ni bwose. Ubwo dushyigikiwe n'ukwemera ku byanditswe bivuga biti, naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Koko turabizi wazuye Nyagasani Yezu, natwe azatuzurana nawe, kandi twese azatwakira iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe ineza y'Imana, maze murusheho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Nicyo gituma tudacogora, kabone nubwo umubiri ugenda uyonga, umutima wo wivugurura buri munsi. Kandi n'amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo dutwaye. Uyegereje n'ikuzo dutegurira ry'akataraboneka kandi rizahoraho. Bityo tukaba tutaragamiye ibigaragara, ahubwo ibitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho ibitagaragara bigahoraho iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Uyu mukiro tuwutwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Uze cyane cyane gutinda kuri umutwe wa 4 umurongo wa 7 ku mukiro w'Imana. Tuwutwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Ingabire z'Imana, impano z'Imana tuwutwaye mu tubindi tumeneka ubusa. Niyo mpamvu icyo dukora ni ukwiyengesera, kuko iyo uzi ko utwaye umukiro ugomba kwitwararika, ugomba kwiyengesera. Ni nko kugendera ku magi, kugendera ku rukoma, kugendera ku magi, ugenda wigengesereye. Natwe rero nta kwiyemera, kuko ni Nyagasani nyine dushoboza. Nshobozwa byose na Kristo untera imbaraga. Tujye gusoma mu buzima bwa Yosefu ko gukomera bigusaba kubanza gukomereka, kandi iyo umaze gukomereka wirinda gukomeretsa abagukomerekeje, kugira ngo urusheho gukomera koko, kuko uzi ko ukomejwe n'Imana. Amen. Muri aka kanya tujya kureba impamvu enye twebwe abantu tubona nk'aho Imana yatinze kudusubiza, cyangwa gukiza abandi, cyangwa gukira, cyangwa gututwuzuriza imigambi yacu. Twebwe tukagira ngo Imana iratinda, tukagira ngo Imana ntiri kubyitaho, tukagira ngo Imana ntiri kumva isengesho ryacu, ariko kazirikana intego igira iti wa mubyeyi we, Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntishobora gutinda, ntishobora gukerererwa, aho umuntu ni utinda. Kandi ikibi cy'umuntu ngo iyo atinze, ngo yakererewe, akomeza yivovota, akomeza akora nabi, ati Imana irandindije. Ukwiheba, akabura kwihangana. Umuntu ni utihangana, naho ubundi Imana yo ibitegereje ngo uze maze ko kwibukize kandi kize n'abandi. Impamvu utaramenya ko twari umukiro ni zihe? Reka turebere hamwe impamvu enye Nyagasani agenda anyuramo agira ngo koko adukomeze kandi akomeze guturinda, maze natwe ko tube ba Yosefu bihangana, ba Yosefu bakomereka, ariko bakaza gukomezwa n'Imana. Impamvu ya mbere ishobora guterwa n'imiryango yacu, za karande z'imiryango yacu. Umuryango wa Yosefu wari uri mu bibazo byinshi cyane. Yakobo ubyara Yosefu yari afitanye ikibazo na mukuru we Ezawu, ikibazo cy'umugisha. Ibyo bibazo byose byo mu miryango hari uko bigenda bikurikirana ba Yosefu. Iyo uri Yosefu, Nyagasani afite uburyo agenda anyura mu nzira kugira ngo usukure. Ngizo za exorcisme, ngizo za deliverance. Nyagasani akagira uburyo koko agenda gukuraho bwa bwandu, agenda gukuraho bwa busembwa bw'umuryango, agenda gukuraho za karande z'umuryango. Naho ubundi uzajya gusanga abantu benshi ababyeyi babo koko barajya bakoraho imihango y'igipagani, imihango koko kurabuza guterekera n'ibindi byinshi cyane bibi cyane. Ariko Nyagasani iyo aguhaye umukiro, ngushyira abandi, aguhaye ibiryo, ngushyira abandi, aguhaye urufunguzo rwo hari ibiryo, agiye uburyo za karande agenda zihungura buhoro buhoro, bityo koko akaguhamagara kumwegera no kugira ngo witegure icyo kintu gikomeye cyane byo kugushinga cyo gufungurira abandi, kugira ngo bafungurire ubahe umukiro. Ngubwo nawe ugomba kuba witeguye kugira ngo koko izo za karande z'imiryango yanyu urushaho kuzitaza. Uzazitariza hehe? Nta hantu usibye mu ngoro, nta hantu usibye mu isengesho. Ngiye noneho impamvu ya kabiri Nyagasani koko aba gutegereje, icyo bita isengesho, homme de prière. Kuba nyine umuntu koko usenga, kuba umuntu uganira n'Imana, kuba umuntu uhura n'Imana, kuko Nyagasani ntabwo ashobora kuguha umukiro ngo ushyire abandi
azi koko udasenga, azi ko iby'Imana utabikunda, azi ko iby'Imana utabyikoza, akajya bindi ngo utumikira uwo badaherukanye burya bamubeshyera. Nguko Yozefu, ba Yozefu ntabwo na rimwe bashobora kugenda bitumirije, bashobora kugenda atari ubutumwa bw'Imana batwaye. Niyo mpamvu ko haba igihe kirekire cyo guhura n'Imana kugira ngo koko bahure n'Imana. Bahura n'Imana hehe? Muri ibyo bigerageza ukwemera kwabo ko guhura n'Imana, kuba umuntu w'isengesho, kuba umuntu usabana n'Imana, kuba umuntu koko uhura n'Imana kugira ngo koko ushobore kwakira umukiro wayo. Ikindi kandi ahangaha iyo uri umuntu w'isengesho umenya no kubika ibanga. Ba Yozefu bahawe ubutumwa kera, ariko ntabwo bagombaga kugenda bishongora kuba batotezaga, kuba kontresigise babo, kuri bene se n'abandi bandi bose tuza kugenda tureba. Ntabwo yashoboraga kugira ate, ntabwo yagombaga ko guhishura uwo ari we, ahubwo yakomeje kugenda buhoro abika ibanga. Hari akantu muri Bibiliya abantu benshi bagombye kujya bibazaho kuri Bikira Mariya. Reka tugende no kuri Bikira Mariya kuko ni umuntu nyine uhura n'Imana agasenga ariko akabika n'ibanga. Uzi ko Bikira Mariya, tekereza nawe koko uri umuntu, barakubwiye ngo niwe utwaye Imana. Utekereza amasekuruza n'amasekuruza bari barahanuye ko Yezu Kristo azavuka, azaza munsi, Mesiya azaza. Wajya kumva simple Mari ari utwaye uwo mukiza, koko ari nkanjye koko bibayeho, nkumva ko ntwaye Imana. Aho njyewe sinabangira umunwa ingata nkagenda mbivuga kuri ifoto y'Abikira Mariya kiza kugenda ahamagara abantu mu mayira hose ati yewe nimuze murebe, nimuze mbereke ubu sinjye noneho utwaye Imana, ubu sinjye amasekuruza rero hano sinjyewe. Reba igihe cyose abantu bose bagiye batambuka, none akaba ari njye gusa utwaye Imana. Muze murebe ukuntu ntwaye Imana, muze rwose mbereke uburyo ntwaye Imana. Aha, Bikira Mariya ntiyabikoze, yarabese ubwenge. Abakontresigise bari benshi, uzi ko bari kumutera amabuye ako kanya sur le champ, ariko Bikira Mariya yariturije. Biza kuragira koko abyaye Imana. Ako kantu umubyeyi, uzi ko utwaye ikintu ukisheshekera ukabihorera ukabareka neza, bakagusiragiza, bakagusigingiza, bakagutsikamira, buri wese akirya akimara, ariko ukituriza. Le secret, umuntu usenga koko agira ibanga, ntago avuga byose, kuko umukiro w'Imana nyine tuba tutwaye mu tubindi tumene ku busa. Babandi rero bashobora guhita bakumena bakagusandaza, umukiro w'Imana utarawushyitsa. Ni ngombwa kwiyoroshya nka Bikira Mariya n'aba Yozefu ku bantu bari gutubangamira. Ukinda kujya nanjye kuvuga inyeho wabereka, ukitwararika, kuko uzi ko utwaye umukiro ugomba nanone kwitwararika. Impamvu ya gatatu tubona ko Nyagasani yatinze kudukiza, kuduha umukiro ngo tuwushyire abandi, c'est la purification et non la punition. Uruzi ko Nyagasani ari ibyago tunyuramo, ari ibibazo n'ibi byose by'akarengane abantu benshi tubona hano ku isi, bona akarengane ari kugira ngo Nyagasani adusukure. Dutekereza uburyo Nyagasani atuma umuhanuzi Izayi yamukojeje ikara ku munwa. Ubwo ikara rikozwe ku munwa, umunwa wawe koko ubwanwa bwawe urahanaguwe, ikibi cyawe kirahanaguye. Nguko Nyagasani atunyuze ikara ku munwa kugira ngo koko adusukure. Isuku, kwakira ibikubayeho ngisukuriro, c'est comme le purgatoire, n'est-ce pas? Ngubwo butunganya Imana ibidushake no kugira ngo itugorore, bityo koko tuzabashe koko kujya kugorora abandi. Ntabwo wagorora abandi nawe utagororoye nyine ukigoramye. Abantu benshi urugero rwa Yozefu tujya tubona ko nkaho yarenganye, ariko niko Imana yari yabishatse nyine kugira ngo nyure aho hantu. Rimwe na rimwe tukabona bene se baramugurishije mu Misiri, ati Yozefu ararenganye karabaye. Ikindi gihe tukabona ko kwa mugore wa Potifari koko nawe amugirijeho ngana, ati Yozefu ararenganye. Abantu rero bamwe umutima mwiza dushobora kubona ko hari kurengana, ariko n'uburyo Imana yahisemo kujya mu isukure, uburyo Imana tunyuza mu bishaririye kugira ngo koko idusukure. Nuko nyine zahabu nayo yungururwa mu muriro. Imana ikuza mu bigeragezo, ibibazo, ibintu bikomeye cyane, ibitotezo, igira ngo kwerekera uruhanga rwayo rubengerana, igira ngo koko igutambutse mu mukiro wayo. Ngiye impamvu ya kane tujye gusuzumira hamwe ituma koko Imana ikiri gukugenza kugira ngo ikugenzure, no gukura, la maturité. Uruzi ko umwana ndetse n'umusazi badakora isezerano. Isezerano rikorwa n'umuntu mukuru. Niyo mpamvu Imana iyo ishaka kugira ngo musezerane, ibaza nanone kugutesta, igakureba, ikagusuzuma kugira ngo ukurebe koko niba ukuze. Kuko iyo udakuze ntabwo ushobora nyine kunga umwe n'Imana.
umuntu ukuze niyo koko ushobora no kurera abandi. Iyo utarakura ntabwo warera abandi nyine. Ni bya sakramento yo gukomezwa nyine bigusaba kubanza gukomera mu mpano mu ngabire za Roho Mutagatifu. Iyo utarakomera rero se wabyara ute muri batisimu mu mubyeyi? Uko uzasanga abantu benshi cyane turakuze, dufite imyaka myinshi cyane, twarize turakomeye, ariko ntabwo dukuze. Akavuga igira iti nta mwana usya aravoma. Bishatse kuvuga ko abana bakora utuntu tworoheje nawe bivunanye byo ni abantu bakuru nyine gukura. Ese mubyeyi urakuze kugira ngo ube wakwakira umukiro w'Imana ushyira abandi? Niko ngurura ifoto y'umugabo n'umugore bashyingiranywe. Noneho umugore yagera mu rugo, umugabo yamukubita nk'urushyi gato cyane, agahita yirukiyeho ati mamayi baranyishe, ubu ndashaka gatanya birarangiye. Agashyi kamwe gusa. Kura n'ifoto nanone y'umugabo uri kwirukira kwa nyina ati mamayi umugore arandumye, amazuru yose arayakembuye, arandumye, sinongera no kubana nawe. Aha, bitwibutsa ko nyine umuntu mukuru niyo ahuye n'ikigeragezo mu rugo arushaho kwihangana. Niyo ahuye n'ikigeragezo mu rugo afite ukuntu yitwara, akanitwararika. Ntabwo amera nyine nk'umwana ati mamayi baranyishe. Ni ngombwa ko umuntu mukuru nyine agira n'ibindi nawe bimucugusa bikamujegageza kugira ngo kwemera ko kugaragara nyine nk'umuntu mukuru. Kuko nyine nta mwana usya aravoma, kandi ngo ubugabo si ubutumbi. Gukura ntabwo ari uko wize amashuri y'ikirenga mubyeyi, ntabwo ari uko uri igihangange, ntabwo ari uko ukuze mu myaka, ahubwo ni ugukura mu bwenge, mu bitekerezo bigeza ku Mana. Uze gukurira ifoto Yozefu yakiza kuba ari umwana, nirinze kuvuga umusazi. Ngaho fora ukuntu yari kugenzereza bene se, fora ukuntu yari kugenzereza wa mugore wa Potifari, uzi n'ibyo yamukoresha arirye. Uzi ukuntu koko yamwandagaje ati amfashe ku ngufu. Ngaho naho kuri iyo foto. Aha, na niyo mpamvu turi kugendera kuri Yozefu tujya kureba igisubizo cy'Imana, icy'Imana isaba, icy'Imana ibuza umuntu utwaye umukiro. Imana imubuza ibintu byinshi cyane, ariko mbere na mbere Imana imubuza nka Yozefu, imubuza kwihorera, la vengeance. Kuko kwihorera ngo ni ikimenyetso nyine cy'uko utarakura, ni ikimenyetso cy'uko ukiri umwana. Umwana acira kuri mugenzi we, undi agahita amuciraho, arakuruma nawe agahita umuruma, agutera urushyi nawe agahita umutera urundi. Ngo ni umwana, ntabwo arakura, ntabwo azi kwihangana nyine. Burya umwana ntabwo ajya yihangana mu babyeyi mwe. Wa mwana ikizakubwira umwana niba uri kuko mushobora kuburara ati mamayi turaburaye. Umwana kandi kimuranga nuko ngo hari igihe abona inzu iri gushya ngo akabaza nyina ati mamayi ndaryama hehe, nsasira ryame. Mbega umwana. Babyeyi koko mwameze ko umwana kandi koko muhaye umukiro. Umuntu mukuru buri gihe agira esprit d'adaptation. Kwibamo nimwibemo. Kwibamo rero ni ukwiyakira ahantu hose ugeze, ukabasha kwiyakira. Nubwo bagukubita mu mazi ukabasha koga kugeza igihe utumburukiye hejuru. Nk'uko umuntu wanyuze mu mazi ndetse n'amazi abira bamukubitamo, bajya kubona bakabona agize te atumburukiye hirya. Kubera iki? Iyo utwaye umukiro nyagasana bakuri hafi. Uziko Yozefu yakiza kwihorera kuri bene se, Imana ari guhita ibona ko atarakura. Uziko Yozefu yakiza kwihora kuri muka Potifari, Imana ari guhita ibona ko atarakura. Ngo kwa kujya kwisobanura ati koko cya kigore kiri kumbeshyera, cya kigore kiri kumbeshyera. Ukungikanya amagambo menshi cyane ati cyaje kunsaba, ari kunsaba kunyamana nawe, ari kunsaba ari kundarikira. Nuko umuntu ukawubangira ingata. Aho ngaho nuko utarakura. Iyo cyose umuntu agukoreye nabi ugashakisha kugenda wisobanura, akesho uzi kujya usobanya nyine, aho ngaho nturakura. Umuntu mukuru asobanurwa n'Imana. Peintre, umuntu mukuru koko n'Imana imwerekana, nawe ugiye washatse kwiyerekana wowe. Birangira bityo. Umukiro w'Imana koko uri kugenda upfobya. Umukiro w'Imana uza mu banyantege nke, ugatwarwa n'abanyantege nke, ariko nyagasana akabashoboza. Rero ntabwo ari ngombwa rwose kugenda cya kigore cyarampemukiye, bariya bene data barampemukiye, ukagenda uvuza induru ahantu hose ugeze. Ikigunguru kirimo ubusa kivuza induru wa mubyeyi we. Ako kantu ujye kumva, ikigunguru kirimo ubusa uragihondagura gato cyane kikavuza induru kikarangira. Iyo utwaye umukiro ntabwo urangira. Iyo utwaye umukiro banakuvuzaho bakagukubita, ariko ugaceceka kubera iki?
utwaye umukiro aritwararika, ntasakuza, ntavuza induru, ugenda gahoro nk'aba Yozefu koko. Ukurura iyo foto koko iyo Yozefu akiza kugira atya koko, agafata nk'umupanga, agafata nk'umuhoro, agafata nk'ubuhiri, agafata nk'inkoni, agakubita cyamuka Potifari, agakubita ba bene se bariya ba Yuda bose n'abandi, akabakubita akabahondagura. Ariko ntiyigeze abumvisha éviter la violence, éviter la vengeance. Wirinde kwihorera kandi uko bakugirira nabi upfa kuzirikana isezerano. Niyo ufite isezerano n'Imana, ariko ntabwo niba ntabyo ufitanye n'Imana suragera mu bigende bite. Niba uzi ko ufitanye n'isezerano n'Imana, umva Imana ishobora gukoresha abagira nabi. Uzi ko Imana ishobora no gukoresha abarozi, abakontre succès, abagira nabi. Umva imigambi yawe yose bakagenda bayipfobya, bagakugira injajwa, bagakugira umusazi. Ariko wakamenyese ko ari ubwo buryo bw'Imana yahisemo kugira ngo usukure, kugira ngo wamukiro koko ikomeze kugenda igutesta, ikomeze kugenda koko gusuzuma, maze koko kera kabaye koko nutsinda wamukiro koko utware shyira abandi umukiro. Imana ni capable, Imana ifite ububasha bwo gukoresha n'umugira nabi, umugome. Ariko icyo Imana ikora ihitimbukira ya migambi ye mibisha ikahindura mu imyiza, kubera impuhwe z'Imana. Nk'uko Nyagasani icyo gusaba umukristo muvandimwe, uratotezwa, uraburagizwa, urababazwa, ariko ujye uzirikana ngo Nyagasani ntabiyobewe. Icyo gusaba wirinde kwihorera, wirinde kwisandaza, wirinde kwivamo, wibemo kuko Nyagasani ari kumwe nawe. Reka muri aka kanya dufate ingero ebyiri gusa z'ibintu byarwana. Iyo uri umwana nta n'amasezerano nyine wakora. Iyo uri umwana watwara umukiro utese nyine, kandi uri umwana nta mwana utwara umukiro wawushyitsa utese nyine, ntabwo wawushyitsa. Kubera kwihorera twebwe abantu twigiramo kwihorera, ushaka kumvisha abandi, kaza gutuma ko umukiro w'Imana turi kupfusha ubusa. Nyamara rero ingabire y'Imana yaguhaye ko umukiro nyine utwaye mu tubindi tumene ko busa, akishe tumena utubindi twacu tugatumena. Kandi kuko Imana atari twari kugomba kugera, twari gukomeza tugatera intambwe yindi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore n'umukobwa barakundanye, biza kugera igihe koko barashakana, barabana. Ngo bamaze kubana, umunsi wa mbere barabana, uwa kabiri barabana, baranaryamana. Nuko ku munsi wa gatatu babana, umusore agira atya, ngo bari bari mu nzu y'ikode, wa mukobwa atarabizi, umusore agira atya abaramucitse amusiga mu nzu y'ikode. Nuko ngo ageze hirya avuza induru, abwira abari bari ku murenge, ubwo bamubazaga bati gucyo ugiye, kuki utaye umugore kandi umaze gushyingirwa. Nuko ngo arababwira ati twarashyingiranywe kugira ngo nce agasuzuguro k'iwabo, iwabo barirata, iwabo bariyemera ngo barakize. Nanjye rero kwari kugira ngo mbereke ko ntacyo bamaze, ko bansuzuguye, bityo nanjye koko ko ni igihangange, kwari kugira ngo nanjye mbumvishe. Birangira gutyo nyine umusore atorongeye, bishoboke ko yagiye mu gihuru, kuko nta buryo wakwihora bimeze bityo ngo ubure kujya mu gihuru. Koko nta muntu wihora wabura kuruhukira mu gihuru. Icyo gihe uzirikana ngo ntabwo uri Yozefu nyine, kuko Yozefu abashobora gutwara urugo nyine bakarugejeje hehe, arugejeje mu ijuru. Tekereza nawe urashyingiwe, ushyingiwe none ati ndigendeye. Erega ntabwo bitandukanye no gushyingirwa none nubwo wamara umwaka cyangwa 2 cyangwa 3. Nirinze kuvuga igihe kirekire warangiza uti ndigendeye ntayo urugo. Aho se uracyari Yozefu koko? Usuragira ngo mvuge ko guta urugo utaburi Yozefu? Ntabyo nanjye nza kuvuga. Reka tujye ku rugero rwa kabiri, narwo rurakwereka uburyo kuko turi abana bamwe, uburyo kuko ingabire z'Imana tugira ngo tuzitwaye mu byuma kandi ari utubindi tubere kusa. Umunsi umwe nanone hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuseminari none aza guhura n'utubazo, baramusibiza, akora za stage, nuko akomeza kubika ako kantu, ako nagaki. Uragira ngo uvuge ko ari umujinya rero, nta nubwo nza kuvuga ko ari inzika. Akomeza arakabika, igihe cyaje kugera koko Nyagasani amugirira impuhwe, bamuha upadiri, wa mufaratiri koko agera ku upadiri. Nuko ngo ku munsi w'upadiri agiye kuvuga ijambo, abantu bose koko bari biteze ko agiye kuvuga uburyo koko imihigo afite, imigambi afite, y'impuhwe z'Imana yamugiriye. Nuko ngo uyu mupadiri, un jeune prêtre, padiri mushya, bamutegereje nyine ko agiye kuvuga ijambo rikomeye cyane. Nuko araterura aravuga ati mbugezeho, mwimajije iki? Muri ako kanya maze kuvuga ati mwimajije iki,
ahita ngo yambura ikanzu yari afite, ahita aho ngaho ubundi arigendera. Nuko abasezeraho ngo ababwira ati kwari ukugira ngo mbereke ko atari mwe mutora, kwari ukugira ngo mbereke ko ndi igihangange ibintu ashobora kubigeraho nubwo mwabinyima ariko mbigezeho noneho, kwari kugira mbereke ko bishobora kubigeraho nibyo mutashaka ko nabigeraho. Nuko n'umujinya mwinshi ubanza yarahitiye mu gihuru nawe, kuko nta buryo wakwihorera ngo ubure kuruhukira mu gihuru. Mubyeyi ako kandi uri kumva nk'uko babyeyi ibintu mwebwe ntabwo byabariza, ntabwo warira. Ese umupadiri yaba ari Yozefu koko? Ntabwo ari Yozefu uyu nguyu, ntabwo yaba ari Yozefu. Umuntu wese wihora ntabwo aba ari Yozefu, kuko nubwo umuntu yakugirira nabi ngo wagize igihe cyo kubyakira se. Uzi ko naho ngaho Imana iri guhatambukiriza ubutumwa bwayo, ko umuntu yagutsikamira, ko umuntu yakugendaho, ko umuntu yanakuroga, yewe umuntu agakugira nabi kuko bikanaga n'amaso bose bakabireba. Ibyo ngibyo ujya umenya uti c'est un test. Naho Nyagasani ari kukunyuza nyine, yakwizeye, yagukunze, arashaka ko kuzatwara umukiro we. Ariko wowe se kujugunye, kuki ukuyemo ikanzu yawe, kuki ujugunye ibyo ngibyo, kuki ujugunye ikanzu y'umukiro urayijugunye, urayitaye, utaye ikanzu y'umukiro. None se uri kujya uri Yozefu? Harya haruguru nirinze kuvuga ko nyine ushaka kumara umwaka mu isezerano ukamara 2 cyangwa 3 cyangwa 4, bajya kumva bati mwemajije iki? Sigara n'ibyawe, sigara urugo rwawe, sigara n'abana bawe, sigara n'ibyawe, sigara n'amasakaramentu yawe n'aya Kristo. Rega ibyo se ni bya Kristo dutwaye, mutubindi tugera dute mubyeyi? Tumene ko busa nguko ndagomba kwiyemera ati hari icyo nakwishoboza, ngeze ku bupadiri rwose mwimajije iki? Ahangaha ndahageze rwose mwimajije iki? Aha ntabwo zirikanye mu Imana yakugiriye kugira ngo ugere urwo rugo, ntabwo zirikanye mu Imana kugira ngo ugere ku muhamagaro, kandi wibagije ko utarasoza nyine urugendo. Turacyari mu rugendo mw'ababyeyi mwe, ni ngombwa kwitonda, turacyari ku isi. Ujye uvuga uti ese ndi Yozefu? Iyo uzi kuri Yozefu, Imana ishobora no gukoresha abarozi, Imana ishobora gukoresha abakontre succès, abakurwanya bakaba benshi, abagusenya bakaba benshi, ariko urahirwa niba ihangana, ugakomera, ugashikama, niwihorere, kuko Imana iri gushaka kugutunganya ngo ubone nyine kugushinga ibitunganye. Ariko ababyeyi mwamuzi ko ibintu by'Imana bitunganye? None se koko Imana yagushinga ibintu bitunganye wowe udatunganye bite? Bo twebwe abantu nyine dukunze kwiberaho gutyo, tugajya kubona tukabona Imana idushinze ibintu bitunganye, tukajya ngo nuko twabugezeho ubutungane bwo navugaga. Nyamara yaba uruzi ko Nyagasani ari gukubwira atari koko urakomeza ntwari ibintu bitunganye, kandi wowe koko uri ngira umwanda. Nyagasani rero guhaka umukiro ngo utware, umaze kujanjagurika nawe, wa mutima wamenaguritse kubera ibisebo, kubera agahinda, kubera ibibazo, kubera ibitotezo, neze kuvuga ko kubera inzangano nazo bibaho, kuko Nyagasani ni capable yo gukoresha abo banzi, abo bita abanzi. Maze Nyagasani icyo akora akagenda ahindukiza imigambi yabo mibisha, kuko umwanza gucira kobo, Imana gucira kanzu. Kakano ugomba kunyuramo izo nzira z'Imana, nguko ugomba kwiyakira, nawe ugaharanira gutungana, nawe ugaharanira kugenda neza, ugaharanira kwakira ibyo bisebo, ugaharanira kwakira koko abo ngabo koko baza bakurwanya, kuko Nyagasani ari kumwe nawe, nkuko ari kumwe na Bikira Mariya, nkuko ari kumwe na Yozefu. Ese wamenye impamvu Nyagasani ibyo atarabikora? Nuko utaraba Yozefu, ntabwo uragera igihe nyine cyo gukura, nturakura, kuko nyine umuntu ukura niwe koko ushinga urugo, umuntu ukura niwe wiha Imana, umuntu ukura niwe ushobora koko gufata engagement agajya mu isezerano nyine. Ntabwo urakura rero, uracyafite urugendo rurerure. Niba koko umuntu wawe ukivuga avuga uti bangendaho we, baranyanga we, baranyishe we, bankorera ibiwe, wasanga araho Nyagasani yahisemo kwa iyo nzira Nyagasani mu cyitesha agaciro, iyo nzira ishaririye Nyagasani yo nyinyuriramo nyine, kuko abo ngabo nyine baciye bugufi Nyagasani bakoresherega. Impamvu umukiro w'Imana utaragushyikiraho, nuko rero tugana ku musozo, ndifuza gukubwira ko Nyagasani mu isegonda rimwe byose ashobora kubikora. Nyagasani mu nota byose ashobora kubikora. Ariko kurikira mu byaka kandi nongeye gusorezaho, ntabwo Nyagasani ibyo arabikora, ntabwo Nyagasani aragaragaza ko uri kurengana cyangwa utotezwa cyangwa bagushikamiye. No kubera iki? Ni wowe uri gutinda, kuko Nyagasani we ntabwo ashobora gutinda. Nitwe dukeneye kwisubiraho, ntabwo ari Nyagasani ukeneye kwisubiraho.
buriya twebwe abantu hari ubwo tuvuga ngo Imana rwose yatinze kunsubiza, nyagasani rwose ibintu ntari kubinkorera, nyamara tukaza kwibagirwa ko ntabwo ari nyagasani utinda, ahubwo nitwe dutinda. Ntabwo ari nyagasani wisubira, ahubwo nitwe twisubiraho dutegereje gushaka kw'Imana. Rero mukristo umuvandimwe, nugera mu kaga ukanibaza bya byinshi, buri gihe ukoma agatima uti ni ngewe utarisubiraho, ni ngewe umuntu ucyanduye, ni ngewe umutima utaramenagurika, ni ngewe koko utarashavura, ni ngewe koko utaraseba, kugira ngo koko nakire ukwiyoroshya kwa nyagasani umutima ucishije bugufi ntawe ndagira. Hari ntabwo utarageraho, hari aho utaragera nyagasani yifuza ko wabanza kugera kugira ngo nyine gushinga ibintu bikomeye. Maze nyagasani yagushinga ikintu gute gikomeye kandi koko ataragukomeza. Uri Yozefu rero uracyari gutinda, ntabwo Imana itinda, ahubwo ni Yozefu utaratinda. Wasanga hari umujinya ugitindanye, wasanga hari uburakari ugitindanye, wasanga hari ishavu n'agahinda ugitindanye, ati nanjye nzabihorera barabeshye, nanjye nimpagera barabeshye, ningera hariya nanjye nzakwereka, nanjye nzakwereka nzabihimura. Wasanga ari cyo nyagasani gitegereje ko ukuramo. Nyagasani cyategereje ko mu mutwe wawe ukuramo ba muka Potifari, baba niko kubona bagiye baguhemukira bakana kubeshyera. Wasanga ukibafite mu mutwe wawe no mu mutima wawe babitsemo, ariko nyagasani akaba agutegereje ngo oroha. Nyagasani wasanga impamvu ataragukiza, wasanga ukibitse bene so, ba bene so umujinya, ba bene so uburakari, ba bene so ubutindi w'ubugome, abakontrasigize nkawe ukibabitse mu mutima wawe utarababohora. Ba nyoko bukwe, baba kazana babandi baguhemukiye, uracyagende ubafumbase mu gatuza kawe, warangiza ngo sindakira, sindasubizwa. Ni wowe uri gutinda, uri kubatindana mu biki? Abo bantu uri kubatinda mu biki mutima wawe? Gororoka, bagorore, tungana. Niwe nyagasani ategereje ko tungana. Akenshi tujya tuneba ngo nguriya mugome kuki atarahinduka, nguriya muntu uri kugendaho kuki koko atarahinduka. Ubwo Imana ntabwo yabimwereka ikamumvisha. Imana simwumvisha iyobewe ubwenge. Imana ntabwo igambiriye kumvisha abagome bacu, ntabwo igambiriye kumvisha ba muka Potifari, ntabwo igambiriye kumvisha ba bene data bose, ahubwo igambiriye ngiye kunyumvisha ngewe, igambiriye kumenagura kugira ngo uko umutima wanjye ugororoke. Kuko wasanga ari nyenyeri bashaka, wasanga Yesu Kristo ashaka kunyuzaho umukiro we, wabibwirwa n'iki? Biragusaba rero kwihangana ugategereza. Ngaho rero nawe uri gutwara abantu bose baguhemukiye ukirwa barondora umunsi n'ijoro, ati baramemukiye, baranyishe. Nyagasani azabihorereho karijana, bihorereho abagaragaze. Nyagasani ntabwo bere gukoza abagenzi bacu isoni, Nyagasani ntabwo bereho kugira ngo yumvishe abagenzi bacu ngo tubone tumererwe neza. Ahubwo Nyagasani nigira ubuntu, nkaba umuntu uko usega umura n'Imana, zamenye ko ari Nyagasani ategereje. Igisubizo nta kindi nuko utarakura nyine. None se kurikira, hari umwana utanga imbabazi. Iyo Yesu amaze kubohora ba Yozefu ku ngeso mbi, ku bibazo, ku byari bashikamiye, baba Yozefu amaze kubona ibintu bagasiba ibindi, bamaze gukura nyine, icyo nicyo gihe koko ba Yozefu Imana ibashinga ikigega cya Misiri. Ikigega cya Misiri mubyeyi ikaba urufunzo rwo hari ibiryo. Bityo Yozefu kubera ko yakuze akashobora agafungurira bene gihugu b'Abanyamisiri, agafungurira na bene se abandi bamuhemukiye, agafungura umuryango wa Potifari akawuhaza, kabone uko bamuhemukiye. Nuko rero akagira neza abantu bose nta mipaka, bose akabakiza, bose akabakira neza, kuko nyine ya mipaka atakifite. Byaronda koko ntarya gifite, kwa kuronda kare ntabyo gifite, wa mujinya ntawe gifite, bwa buraka ntawe gifite, kwa kwihora ntawe yagifite. Nibo ko Imana imaze kumusuzuma izabona ko yagushinga ikintu kiremereye gikomeye, kuko icyo gihe uzabona kugitwara nyine. Naho ubundi mu gihe cyose Imana iri kugusuzumye ikabona koko uracyajegajega, izabona ko umukiro wawe koko utazashobora kuwutwara muri utwo tubindi tubene ku busa. Ngaho birangirira koko Yozefu agatanga imbabazi kuri bene se, agatanga imbabazi kwa mugore wa Potifari, kuko afite urufunguzo rwo hari ibiryo. Noneho urufunguzo rwo hari ibiryo mu babyeyi mwe, ugafungura, warangiza gufungura ugafungurira n'abandi bakamererwa neza bose. Ngaho Imana isoreza buri gihe, Imana isoreza ku mbabazi, Imana isoreza ku mpuhwe. Impuhwe Imana igirira abayo, igira abikoresha bose muri uwo murongo, kuko Imana ari nyir'imbabazi, ari nyir'impuhwe. Ese mubyeyi, muri iki kiganiro cyacu uziko utwaye umukiro, ugenda witwararitse. Muri aba bantu batatu, Yozefu,
umugore wa Potifari, bene se wa Yosefu, wahitamo kuba uwuhe muri aba cyangwa uwuhe muri aba cyangwa uzaba uwuhe muri aba? Nawe uzi kureba umwanya ufite muri sosiyete muri aba bantu batatu nyine uko tumaze kubavuga. Iyo uziko utwaye umukiro, uritwararika. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ikomeze kubagirira neza, ibahe umugisha wayo. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.